N'ikiganiro The Big Story muri kumwe na Alex Ndemezo. Ubushize twaganiriye ku gitabo cy'itangiriro dukora igice cya mbere guhera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 11. Kuri iyi nshuro turahera ku mutwe wa 12 dukomeze tugeze ku mutwe wa 50. Turacyagerageza gushakisha inkuru nyamukuru. Nkuko twabiganiriyeho ubushize twashoje abantu bose bamaze gutatana. Bagiye mu mpande zitandukanye z'isi kubera yuko bari bigomeye ku Mana. Ariko nanone hari isezerano Imana yatanze twari tukibaza uburyo rizasohora, ryagaragaye mu gice cya 3:15. Twashoje twibaza tuti ese ko abantu noneho batatanye babaye imiryango myinshi bavuze indimi zitandukanye, uyu uzaza gucungura abantu azabyarwa mu ruhe rubyaro, azakomoka mu ruhe muryango? Reka dukomeze mu gice cya kabiri cyacu cya The Big Story, turaza kubona uburyo ibyo bintu byose bihura. Iki gice cyacu cya kabiri turahera ku mutwe wa 12 kugeza ku mutwe wa 50. Ku itangiriro ry'uno mutwe wa 12 tubona hajemo umugabo witwa Abrahamu. Ariko ku mpera z'igice cya 11, umutwe wa 11, tubona hazamo amasekuruza y'umugabo witwa Shemu, umuhungu wa Nowa. Birakomeza urubyaro rwe rukaza kuza kugera ku mugabo witwa Abrahamu. Abrahamu ni utangira mu gice cya 12, Imana imubwira iti va mu gihugu cyawe n'inzu ya so uze mu gihugu nzakwereka. Imuha amasezerano 3. Irya mbere iramubwira ngo icyo gihugu izakimuha, irya kabiri ikamusezeranya urubyaro no kogeza izina rye, irya gatatu ikamusezeranya umugisha, isi yose guherwa umugisha mu muryango we. Wakwibaza uti ni ukubera iki Imana isezeranije Abrahamu kumuha umugisha ndetse n'isi yose ikazaherwa umugisha mu rubyaro rwe? Dusubiye inyuma gato, igihe Imana yaremaga umuntu ikamushyira muri Edeni, yari yamusezeranyije imigisha yose muri iriya ngobyi, yari yamusezeranyije kubaho no kubyara bakororoka bakuzura isi ari urubyaro rwubaha Imana. Kuri iyi nshuro Imana yongeye kugarura urubyaro ndetse n'umugisha no kuzura isi. Reka dukomeze turebe iby'uno mugabo witwa Abrahamu. Abrahamu nubwo Imana imuhamagaye ikamubwira ngo nzogeza izina ryawe, ntabwo yari umuntu ukomeye cyane, ahubwo ifasha umuntu utaruzwi igiye kumugira umuntu uzwi. Iramuhamagara muri icyo gice cya 12 ikamujyana mu gihugu cy'i Kanani, ariko Abrahamu, Isaka umwana we, Yakobo umwuzukuru we, bose hari ibintu bahuriyeho kuko nibo bantu turi bwibandeho muri kino gice. Bose ni abanyabyaha. Ibyaha bigenda bigaragara mu miryango yabo ndetse no mu buzima bwabo muri rusange, ariko ikindi kintu bahuriyeho bose, Imana yagiye ikomeza isezerano ryayo kugira ngo isoze umugambi ifite. Nubwo batarabo kwizerwa, ariko yakomeje ariyo kwizerwa no mu gihe babaga bagiye kure yayo, yarabakurikiraga ikabagarura. Reka duhere kuri Abrahamu. Abrahamu ku ikubitiro arakugendeye, inzara irateye mu gihugu yari yagiyemo, ahungiye muri Egiputa, yihakanye umugore we, avuze ko atari umugore we ahubwo ari mushiki we. Urumva atangiye guteza ibibazo mu muryango we. Ntabwo byarangiriye aho gusa, yabikoze inshuro zigera kuri 2. Si icyo cyonyine Abrahamu yakoze cyatuma twibaza kuri Abrahamu cyane n'ubutungane bwe. Abrahamu na Sara, Imana yasezeranyije urubyaro ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, ruzuzura isi. Bagira gutya babona bageze mu zabukuru batarabyara, Sara ageze mu myaka yo gucura. Baravuga bati reka dufashe Imana dufate umuja wacu Hagari aba ari uzabyara abyarira Abrahamu. Ibyo nanone bazanye bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Biracyagaragara ko umuntu ari umunyabyaha igihe cyose ari we wahisemo gufata amahitamo yo kumenya icyiza n'ikibi igihe atabisubije Imana. Haracyakenewe umucunguzi uri bukuru umuntu muri iki kibazo. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana ikomeza gukurikiza isezerano ryayo. 15 n'uwa 17 Imana ikora ikintu kidasanzwe. Niki kingiki? Isezeranya Abrahamu kwizamuha urubyaro. Iramusohora ikamubwira ngo reba inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nyanja, urubyaro rwawe niko ruzangana. Ikongera ikamubwira kandi urwo rubyaro ruzakomoka ku mugore wawe Sara, ntabwo ruzakomoka ku bandi. Ikindi irongera ikamubwira iti urubyaro rwawe ruzakomera
abari mu isi bose bazaherwa umugisha mu rubyaro rwawe Aburahamu. Iryo sezerano rirakomeza, Aburahamu akaza kubyara Isaka nubwo hari haciye igihe kinini. Isaka nawe akaza kugera akabyara abahungu babiri b'impanga, Yakobo na Esawu. Ariko muri abo bahungu babiri isezerano rikomereza kuri umwe witwa Yakobo. Esawu nawe asa nk'usigaye ku ruhande. Kuri iyi nshuro tugiye gukomeza turebe Yakobo n'ubuzima bwe n'urubyaro rwe. Yakobo akivuka nk'uko izina rye ribisobanura ko ari umuriganya, yabaye umuriganya kuva akivuka. Ariganya mukuru we umugisha, umwana w'imfura, arahunga ajya gukorera nyirarume Labani. Ngo agereyo ashaka abagore 4 ariko akundwa akazi umwe. Yaje kuza gucishwa bugufi nuko na nyirarume Labani nawe yaje kumuriganya. Yakoze imyaka 7 azinga azahabwa Rasheli. Imyaka 7 ishize ahabwa Leya, arongera akora indi 7, akora imyaka 14 akorera abagore. Nibyo yaje gukorera nyuma by'ibihembo, nyirarume yakomeje kubihindura kenshi. Ibi biragenda bitwereka uburyo abantu ari babi, ariko Imana nubwo abo bantu ari babi ikomeza gukomeza isezerano ryayo kugira ngo irisohoze. Mu bana yabyaye rero yabyaye abana 12, haza kuvamo umwe witwa Yosefu, yabyaranye na wa mugore yakundwakazaga cyane witwa Rasheli. Uyu Yosefu yarakunzwe, aratoneshwa kugeza ubwo ahabwa ikanzu itandukanye n'iz'abandi. Ibi byakuruye urwango hagati ye na bene se. Bene se baramwanga kugeza ubwo bapanga kumwica, ariko barabihindura baramugurisha. Yisanga ari muri Egiputa, ajya kwa Potifari, arahirwa, aba umuntu ukunzwe cyane kugeza n'ubwo umugore wa Potifari amwifuza ngo baryamane. Ariko Yosefu yubaha Imana, yanga gukora icyo cyaha. Birangira agiye muri gereza, aho yamaze igihe kitari gito, ariko ava gereza ajya kuba uwungirije Farawo, aba umuntu ukomeye cyane mu bwami bwa Egiputa. Mu kugera muri icyo gihugu no kuba uwo muntu ukomeye muri Egiputa, byari bihaye amahirwe bene wabo gukira inzara yari igiye kuzatera no kuva mu gihugu bari barimo cy'Ikanani bagasukira muri Egiputa. Kandi niko ko byagenze. Aha biragaragara yuko ibyo abantu bapangaga bibi Imana yabikoresheje kugira ngo isohoze umugambi wayo ku bwoko bwayo. Turakibaza ngo ese ko bakomeje kugenda hirya no hino, uru rubyaro ruzavuka rute? Isezerano ryakomereje kuri Yakobo n'urubyaro rwe, ariko mu gice cya 49 noneho muri ba bana 12 isezerano rikomereza kumwe witwa Yuda. Yuda abwirwa amagambo akomeye ari aya ngaya. Igihe Yakobo yari amaze gusaza arimo araga abahungu be, yageze kuri Yuda aravuga ngo ubutware buzaguma kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava ku birenge bya Yuda kugeza igihe nyirayo izabonera nyirayo azaza kuyifata, ngo uwo ni w'amahanga azumvira. Iri sezerano turamutse turyitayeho tubona rifitanye isano n'iryo twabonye Imana yari yatanze mu gice cya 3:15 yuko isi izabona umucunguzi. Kandi tukabona none rifitanye isano yuko muri Aburahamu mu rubyaro rwe ari isi yose izaherwa umugisha, kandi umugisha ukomeye nuko abantu bongera kwiyunga n'Imana bakabana nayo mu buzima bw'umunezero. Turacyakomeza kwibaza ngo ese mu muryango wa Yuda ninde uzavamo uzaza kumena Satani umutwe nawe agakomereka agatsinsino? Ko iri sezerano rivuye muri ba bandi 12 rikaba rigeze kuri umwe witwa Yuda. Ibi ngibi bidutera amatsiko, bigatuma dushaka gukomeza kureba igice gikurikiyeho ngo twibaze tuti ese ibi birasohorera kuri inde? Nanjye mfite amatsiko. Reka ubutaha tuzabumbura igitabo gikurikiraho kugira ngo dusome turebe uburyo rino sezerano Imana yasezeranye rikomeza kugenda rigaragara, nubwo mu itangiriro ry'ibintu ugenda ubona bidasobanuka, ariko uko iminsi igenda iza turagenda tubona bigira ishusho. Ntuzacikwe n'ikiganiro The Big Story cy'ubutaha kugira ngo dukomeze kugenda tureba uburyo Bibiliya ari inkuru imwe iganisha kuri Kristo.